kigaragarira amaso wenda natwe tubona umubiri waranyunyutse cyane ku buryo sinzi bajye bagupima ibiro kugeza ubu nipimye kwa gatatu kugeza ubu ngubu mfite ibiro 19. ibiro 19 orara mbere utararwara ujye kugira ibiro bingahe? mfite ibiro 55. orara anihangane komera. Urumva ko kuva ku biro 55 usa neza umeze neza umukobwa mwiza ukaba ugeze kuri buno ubuzima kuri bino biro. Okay, nuko muza kwa muganga. Nza kwa muganga hano bancisha mu byuma byose mamara nk'amezi 3 bakirimo kunsuzuma indwara irabura niko guhita banyohereza i Kanombe ko bangaruye hano mu bitaro. Urumva ko natashobora kuba mu rugo n'uburibwe hano mu bitaro bya Nyagatare barongera bansubiza hehe bansubiza i Kanombe kugira ngo bongere barebe. Ngezeyo bancishije mu cyuma igisubizo cyiza cyerekana ko ari kanseri. Ubwo rero nibwo basanze yararenze. Ese hano ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23. Uracyari na muto bambi. Ndakuze. Birambabaza cyane kubera niyo ndimo wenda nko kugenda mbonye nk'imbaraga nkuko ngasohoka ibitaro cyangwa abantu babarwaje bandi hano ugasanga aravuze ngo yarwaye sida ubundi akabivuga nabyumva. Ababaye ku buryo bigeze naho nsigaye ninya no guhamagara mu rugo. Nk'ubu ngubu imiti bambwiye ko mu cyuma amafaranga yashizemo ari ukongeramo. Okay, reka tubasuze kandi tubahe ikaze cyane mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano kuri Iris TV. Nongeye kuba ikaze mwe muri mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi cyangwa se inkiko z'u Rwanda mudukurikira mudukunda muduha ibitekerezo bitandukanye mu nkuru ziba zigiye zitandukanye tuba twateguye. Uyu munsi rero navuga ko ari umwihariko twakoze urugendo rurerure ni ibirometero byinshi cyane uvuye mu mujyi wa Kigali na amasaha agera kuri arengaho gatoya kugira ngo tuze kuganira n'umutumirwa wacu uyu munsi ndetse by'umwihariko ni umwana ukiri mutoya ariko twifuza yuko tuza kumva ibyo byinshi bitandukanye amaze igihe kinini arwaye. Reka manze muhe ikaze mbere yuko wenda nza kugira byinshi mvuga. Annette, amakuru ni meza. N'ay'uburwayi gutyo n'ubundi nese nyine narafashwe n'uburwayi bumbera ikibazo. Okay, amazina yawe yose witwa nde? Nitwa Musanabera Annette. Musanabera Annette. Reka mbwira abantu ko turi ku bitaro bikuru bya Nyagatare ndetse no mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Nkuko nabivuze n'ugendo rurerure ariko tugiye kuganira na Annette waje gufatwa n'indwara ikomeye cyane, indwara ya kanseri. Murabizi ko ni indwara iba ikomeye nkuko twaganire mbere ubwo twavuganaga mbere. Amaze igihe kirenga umwaka mu bitaro. Murumva uburemere bw'ikibazo ukuntu kimeze uku buryo yafashwe ndetse naho indwara igeze n'icyakorwa byose turaza kugenda tubiganiraho. Muri kubona ukuntu ameze ubuzima ntabwo bumeze neza. Yari umukobwa mwiza wenda muraza kwibona mu ifoto mu mafoto tubereka atararwara akimeze neza. Muri kubona ubu nguko yabaye nibyo rero byadukoze ku mutima twumva ko kugenda kose wowe udukurikiye mwaba babiri mwaba batatu yanga bikunze ari advocacy mushobora gukorera uno mwana kugira ngo turebe ko ari cyo cyahinduka ku buzima bwiwe. Hanyuma nanone urugendo rw'uburwayi nk'ubu n'urugendo experience nini ashobora kudusangiza ndetse bigafasha benshi nabo bari mu bundi burwayi butandukanye bubaremereye ndetse n'abari bazima bakumva yuko ubuzima tuba turimo ntabwo buba bworoshye. Annette, ubusanzwe uvuka hehe? Mvuka Nyagatare mu murenge wa Karangazi Kagari Kandama. Okay, uyu munsi rero ugiye kutuganirira ku rugendo rw'ubuzima uburyo waje gufatwa tuganire byinshi bikwerekeye ku buzima bwawe. By'umwihariko natubwire aka kanya uhagaze gute, hakwiye gukorwa iki, harabura iki,
wenda tubitangira namaze kubwira abantu already ko ufite uburwayi bwa kanseri. Ni kanseri imaze gufata ibihe bice by'umubiri? Ni kanseri yafashe mu bihaha, ariko nyine injya gufatwa yahereye mu mihogo, niho yahereye. Ariko ubu ngubu basanze yarageze ku bihaha n'ihiri. Ubu yageze no ku bihaha. Ntabwo byoroshye. Hanyuma Anne, usanzwe tunabivuhuze n'urugendo rw'ubuzima bwawe, banamenye by'umwihariko imibereho yawe. Annette avuka mu muryango w'abana bangahe? Turi abana 7 mu rugo. Uri kangahe wowe? Ndi wa kabiri. Okay. Hanyuma Anne, amashuri wenda abanza cyane ayisumbuye wamaze kuyarangiza? Nari ngeze mu wa 6. Mu wa 6 segonderi. Nafashwe ndi mu wa 5. Nimukira wa 6. Ubwo waje kumenya ryari ko urwaye bwa mbere, umenya ko ufite uburwayi byatangiye bite mbese? Uburyo twinjiza mu rugendo muri rusange rw'uburyo waje kwandura iyo kanseri, n'igihe waje kubimenyera byagenze bite? Nyine nakoreraga i Kigali, hariya Nyabisindu, ncuruza inkweto. Wigaga unakora? Oya, aho ngaho nyine twari mu kiruhuko, ko byageraga mu kiruhuko nkajyayo, nyine hariyo anti wanjye, nkajya mufasha curuza nyine. Nza kuvayo nza mu rugo, noneho njya gufatwa, nafashwe n'umusonga wa hano mu gatuza. Noneho umusonga buri zagera saa 11 za nimugoroba nkaribwa hano munsi hano mu kiziba cy'inda. Isaha imwe yarangira bikarangira. Noneho nza kujya kwihagarika, nihagarika uruntu runini rw'amaraso ukuntu, ku buryo n'umuntu yareba akavuga wenda ngo ninda ukuramo. Ariko icyo kintu uko cyakaguye cy'ikinyama kimaze kugwa n'umuntu wenda no mu mari y'imbere ntago hahigeze handura. Uko niko byagenze nyine, kimaze gutakara nibwo nahise nangira kuribwa mu gatuza n'inaha inyuma hose n'umugongo hose. Niko guhita nyine tuza kwa muganga. Hari mu mwaka ubwo? Nejo bundi mu mwaka wa 2020 hajya turi ubwo ni 2021 mwaka wabanje. Okay. Ukwezi kwa 7. Okay. Nuko muza kwa muganga? Nza kwa muganga hano, bancisha mu byuma byose, mamara nk'amezi 3 bakirimo kunsuzuma. Indwara irabura, niko guhita banyohereza i Kanombe. Ariko tujya i Kanombe turi bugaruke, tugezeyo i Kanombe bavuga ngo bancisha mu cyuma cyo mu nda, babanza kuvuga ngo ni igifu. Barangije rero niko guhita bavuga ati uyu ntago tumasubiza, twebwe turamwivurira. Bamfata akanyama ka hano mu mihogo bakohereza hanze, kajyayo gatindayo, hamacaho nk'amezi 3. Kagarutse bavuga ko nta ndwara bareba. Barongera bafata kandi, ariko abandi bagafashe bari abazungu. Noneho ubwo nabo bagafashe karagenda kagumayo, haciyeho ukwezi karagaruka. Nako kagaruka bakavuga ko nta ndwara bareba. Niko guhita bavuga ati ubu nta kindi twagufasha, ni ugufata imiti y'ububabare ugataha ukajya buri gihe. Niba ufite bene wanyu hano hafi y'ikigo ukajya uza buri saha tukagutera hagati k'ububabare. Kuva icyo gihe wagumaga kubabara uko watangiye ubabara bwa mbere? Niko byari bimeze. Mu gatuza, umugongo? Bikimara kuva hano hasi mu ntuza, mu kiziba cy'inda, bifata rero uburibwe butangira hano mu gatuza, gutya no mu izosi n'inyuma hose, umugongo wose. Ku buryo niyo ndimo kurya hari ikintu cyiza kigasa nk'aho kinyitambitse bikanga, bigatangira guca mu mazuru. Ubwo rero iyo biciye mu mazuru nanjye nta kundi nabigenza, mpita mbireka kugeza igihe ndi bwumvire ko wenda nkagerageza
kugira ngo mbeho nta kindi. Okay, ubwo wamaze amezi 3 aha ugera i Kanombe uhamara andi mezi 3 ukibabara gutya ariko utarabonerwa indwara. Yego. Hanyuma kuza kumenya uburwayi byagenze gute, bwagaragariye hehe? Bwagaragariye nanone i Kanombe. Kuko bangaruye hano mu bitaro, urumva ko natashobora kuba mu rugo n'uburibwe. Hano mu bitaro bya Nyagatare barongera bansubiza hehe? Bansubiza i Kanombe kugira ngo bongere barebe. Ngezeyo bancishije mu cyuma, igisubizo cyiza cyerekana ko ari kanseri. Ubwo rero nibwo basanze yararenze. Hanyuma icyo gihe usibye ko wumvaga ubabara, ari impinduka wabonaga ku mubiri wawe? Impinduka nayibonaga bamaze kuntera. Baguteza inshinge zikugabanyiriza uburibwe. Kuko iyo bamaze kuntera mba ndi muzima nta kibazo mba mfite. Ariko imiti nayo irabura cyane, nkaremba nkamera nabi kandi ikaba ihenze. Akanuza kamwe agapuru kamwe karagura 1,400. Nabwo kwibona kangora cyane. Ubwo wenda twaskubigarukaho mu kanya, ubwo dusobanure by'iyo miti uterwa uko bigenda n'ikigufasha muri rusange n'iherezo ryayo. Ariko bamaze kumenya ko ari kanseri yakurenze, nibwo bahise banabona ko yamaze gufata n'ibihaha. Kanseri y'umuhogo yahise ifata n'ibihaha. Yafashe ibihaha. Kubu hari igihe nyine mbura n'umwuka bakashira kunuza kuri bomboni. Nagira bakanyongerera. Uburwayi watangiye kugira mu kwa 7 k'umwaka ushize, abanyarwanda urumva ko umaze kurenga umwaka n'amezi 3 gutyo uri mu bitaro. Yego. Urugendo rukomeye kandi rutoroshye, ubabare bwa buri munsi. Navuga yuko uko byagenda kose hari amakuru mwagiye mugerageza gushaka ikizakurikira ubwo bubabare, ya mu buryo bwo kwivuza cyangwa se ubundi buryo bwose babe abaganga babagiremo inama. Muri guteganya gukora iki ubu ngubu? Ubu ngubu nyine bari mu rugo bariye kirese, ndababwira ikibazo nabo bakavuga ko ikibazo ni amafaranga bafite. Bakambwira ngo nuko kujya gusenga. Mwabwa se gusenga turabyemera, rise gusenga bwo ndagenda nsenge n'ububabare mfite. Nkababwira ni basi ni munshakira imiti, noneho tujye mu masengesho. Nase ko ari bo banegeka. Abo kugeza kuri izi saha nabo byarabacanze, bibereye mu rugo ntabwo ni uriyo wenyine. Nanjye nkarwazwa n'aba bana rero. Mbonye ari barumuna bawe muri kumwe, no mwibanira hano ku bitaro. Ko mbonye se bakiri bato, ubushuri ni barihagaritse kugira ngo babe bakuri hafi. Bo bashoje ejo bundi umwaka usije. Okay. Hanyuma Ane, wenda tugena nkuko nabivuze, tugena tunabihuza n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, tunamenya n'uburwayi byose uko buhagaze. Ubundi busanzwe ufite ababyeyi bose? Yego. Hanyuma ku bijyanye no kwivuza, hari ukuntu mu bitaro nka gutya hajya abaho ubwishingizi bwagufasha wenda kugira ngo imiti ihenduke, ubwo ari cyo bigufasha? Iyo ihari barayinere, idahari ubwo nyine nta kundi. Nguma gutyo mu bubabare bakagerageza wenda kuntera bya bindi, hari yindi miti nyine y'ububabare ariko yo nta kintu ifasha. Niyo bayineye n'ubundi sigara ndibwa. Cyo nta kintu imarira rero, bikarangira ari uko utetse mbonye izi ngizi banera. Okay. Kugeza na n'ubu uracyababara kwa kundi watangiye ubabarana mbere? Cyane ndababara cyane, ahubwo noneho ni mu gatuza, mu muhogo, bya bice byose twavuze tugarukaho. Ni mu mihogo n'agatuza n'umugongo. Kuryama simbishobora. Niyo nicaye nyine ni ugufata nk'akantu k'agasego ngashyira inyuma nkakegamira. Okay, ntabwo babyoroshye no kwihangana, umubiri ni kumera. Ari igihe byibuze n'injoro se ubasha gutora agatotsi ugasinzira? Ari igihe wumva ububabare bugabanutse ku buryo wumva
wanasinzira wanaganira n'abantu ubu usanze arimo kamurare gakeya ubu ngubu usanze maze kwitera bari bamaze kuntera iyo mfite imiti nta kibazo mba mfite ndababara yego ariko nyine ntabwo bari cyane ku buryo nadashobora kuvuga. Okay. Umwaka urenga mu bitaro ni igihe kinini cyane kandi cy'ububabare gikomeye. Navuga yuko ibihe byagiye bikugora cyane. N'ibiki byagiye bikugora cyane muri icyo gihe cyose ikintu byangoye cyane ni ukubabara. Ndababara kubwo nkaruka kundi kugenda bikanga. Mfite ikibazo cya kuno kuguru kunguku kw'ibumoso kunguku kwabaye iki niba ari byaratewe n'indwara namaze igihe nanone nk'amezi 3 nagenda nahaguruka kugenda bikanga noneho bimaze korohererwa nagenda gutya kugatitira nkikubita hasi iyi nkovu ntago ireba iyi nikubise hasi zo wundi hariya ndimo kugenda bitewe no kuguru nanone nako kwatangiye gusa nkaho kuremaye kuratitira nkahita iyo nkomeje nkagenda nimagarare mpita nikubita hasi. ikigaragarira amaso wenda natwe tubona umubiri waranyunyutse cyane ku buryo sinzi bajye bagupima ibiro kugeza ubu ngubu nipimye kwa gatatu kugeza ubu ngubu mfite ibiro 19. Ibiro 19? Orara mbere utararwara ujye kugira ibiro bingahe? Mfite ibiro 55. Orara anihangane komera. Urumva ko kuva ku biro 55 usa neza umeze neza umukobwa mwiza ukaba ugeze kuri buno ubuzima kuri bino biro. Nanjye ni ibintu bwanjye narebye ngira amarangamutima cyane birangora ni ibintu nyine ubuzima umubiri ni ikintu gikanganye cyane ku buryo iyo ubonye impinduka z'umubiri nk'uko nguko mu buryo buteye ubwoba biratusha cyane. Gusa humura ikintu nizera nuko Imana ikora byose, Imana igena byose kandi niba hari uburyo bwo gukira bwo uragenda tuganiriza ubwo hari n'inzira zo kuba byakunda. Hanyuma ane aka kanya iyo buganiye n'abaganga bakubwiye ko ubwo burwayi ushobora kuba bwaraturutse kuki? Bambwiye yuko buno burwayi budafite ahantu buturuka bukurikirana mu miryango. Ubwo sogokuru wanjye niyo yamwishe na nyogokuru nabo bishwe na kanseri. Noneho ndimo kubaza muganga mbwira yuko aricyo ikurikirana nyine mu miryango. Bakubwiye ko ishobora kuba ari hereditaire. Umva ko ntago biba byoroshye. Hanyuma se ane njye mfite amatsiko cyane yo kumenya ni nacyo cyane wenda kitumye ndi hano. Haracyari ibyiringiro, haracyari icyizere cyuko habonetse uburyo hari abantu bashobora kuba bakwitaho indwara igakira cyane. Ubigana n'abaganga ku buryo bakubwira ko bishoboka. Cyetse nabi bya bintu by'abaganga baba batubesha wenda kubera ko na mbere bakimenya ko ari kanseri ngiye bavuze barababwiye ngo nibabimbwire babibwira umurwaza. Nanjye naje kubikurikirana mbaje muganga nyine ahita ambwira gutyo ambwira yuko ngomba kwihangana n'ubundi ari kanseri kandi nta kindi twakora. Kubaho gusa nyine bitewe n'ubushobozi bw'umuntu. Bambwiye yuko wenda ushobora kubona nk'amafaranga menshi ukajya hanze. Bambwiye muri Kenya cyangwa mu Buhinde. Niko bambwiye ko bashobora wenda kugufasha. Bashobora kugufasha byo kugira ngo byo gukira cyangwa no gufasha byo kugira ngo wenda gukira uve muri ubwo buribwe gukira kuko bavugaga ko igihe kitari kirekire cyane
kuba wenda yararenze cyane cyane. Okay. Ntabwo byoroshye. Imwe mu miti rero uri gufata kuko nyirango tujya tuganira rimwe na rimwe kuri tugacata mbwira uko umerewe n'iki. Imwe ira mu miti wambwiye igabanya uburibwe rimwe na rimwe ku bitari igibura bitewe nuko wendera nahenze never know cyane. Ubundi iyo yabuze ubwo kugira ngo uyibone bigusaba ubushobozi bungana guteka agapaki kamwe irahenze. Agapaki kamwe karagura ibihumbi 14 kandi nabwo no gushakisha bo bavuga yuko no kuyibona ari intambara. No muntu nanjye nahuye nayo ku rubuga gutyo arayifasha rero akayizanira nawazigura muri farumasi Kigali. Akanuza kamwe agakarito karimo utuntu 10 kakagura ibihumbi 14 kandi ubwo bwari kamwe muri nyuma y'amasaha ngomba guterwa kandi ngaterwa utuntu 4 buri nyuma y'amasaha. Ubundi ku munsi nerwa inshuro 9. Uragutera kamwe banera utuntu 4 muri bomba imwe. Ubwo muri kagapaki k'utuntu ubwo niba ari 10 kagura ibihumbi 14 urumva ninkuraho 4 inshuro imwe urumva harasigara tunga kandi bagutera inshuro 9 ku munsi. Kubera iyo baneye kamwe ntacyo kamarira tubirire kareka ni ngombwa 4 nitwo tumfasha. Urumva na amafaranga menshi biragoye kuba umuryango umwe wabasha gusuporta ibyo bintu kuko na amafaranga menshi ku munsi. No kuba ibitaro rimwe na rimwe bigufasha urumva ko nabyo ni ibintu bitahoraho, ni ibintu bigoye. Ubu byari bimaze igihe kinini haraciyeho nk'ibyumweru nka 3 nta miti ihari. Ubwo nawe urumva uburibwe narindimo none kandi nabwo bakambwa ngo haje dukeye. Ubwo nyine ni iminsi mike yankongera ngasubira ku buribwe. Njya nizera ko binashoboka ko n'inzira y'amasengesho ishoboka na cyane ko nagiye mbona experience y'abantu bagiye bayikoresha kireka wenda ari ibindi byabayeho nyuma wenda tutamenya ariko nk'urugero nk'abayanga bari barwaye za cancer zirakira nubwo byarangiye yitabye Imana ariko byatukeretse yuko imbaraga z'amasengesho zishoboka. Ari abantu ari groupe cyangwa se abantu naka bajya bakwegera bakagusengera. Yari igihe haza nk'abantu bakaza mu bitaro nyine bakadusengera ariko hari n'igihe mama bamurangira nk'umuntu akamutegera akaza mu bitaro akansengera akongera agataha. Ariko cyane abakunda kuza gusenga wenda nko ku cyumweru nibwo tubona nk'abantu bakaza bakadusengera bakagenda ariko nyine atari abapasita bagize. Kugeza ubu byibuze bimwe mu biryo ubasha gushobora n'ibihe ibyo kurya mbasha gushobora gusa ngiye nkunda kurya umuceri nawo warananiye ntago ushobora kurya ibyo kurya nafite icyo kunywa. Ukunda kunywa cyane? Oya iyo ndiye ntacyo kunywa mfite ntago bimanuka. Ku buryo maze n'amata nayo kuyanywa cyangwa icyayi mu karu biranga bikaguma ahangaha. Nongeye ngome iyo biheze ngakomeza nkahatiriza niko guhita bica mu mazuru. Icyo kunywa basi kigufasha ni iki wumva kigerageza kurusha? Cyo kunywa cyose ndanywa. Ubwo mbanganyizemo kugira ngo n'umuntu uri uzagusura nyuma y'ikiganiro azamenye uburyo ki agomba gusura umurwayi ameze. Hanyuma iyo usenga nzi ko nawe ujya ubikora n'icyo usaba Imana cyane? Nsaba gukira nkavuga yuko nikira Imana nzajya kuyishimira nzatanga n'ikirabo. Muri zabikoresha we byose. Hanyuma se urumva ko washize igihe waramenye uburwayi kandi urumva ko ari uburwayi hano batabasha gushobora. Kuki utari waragerageje mbere itangazamakuru ngo rigukorere ubuvugizi hakiri kare urebe ko ari icyakorwa? nta munyamakuru narinzi ariko nyine ejo bundi nabonye abantu mufasha nanjye nibwo guhita mvugane nabona inomero zanyu
mamagaye umuntu uriya mwana niwe wamaye nomero bamwita Kaniziyo niwe wazima yarambwira ati wamfasha. Okay, bizagenda neza humura, bizagenda neza, ubonye ubuvuzi bizagenda neza kandi byose birashoboka. Hanyuma aka kanya nkurikije ubwo buzima uri kunyuramo umwaka urenga, navuga ko kuri Annette igisobanuro cy'ubuzima ari iki? Igisobanuro cy'ubuzima ni ugukira. Igisobanuro cy'ubuzima ni ugukira. Ese hano ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 23. Uracyari na muto wambi. Ndakuze. Igisobanuro cy'ubuzima nge mbona nuko ubuzima ni ubusa. Ubuzima buragoye, ubuzima navuga ngo bubyara budatwite, niko bajya bavuga. Niko njya mbyumva. Budahatse. Budahatse. Nyarwanda kijya kinanira ngewe. Ibintu bike bijya biguha morale mu burwayi bwawe, ni ibiki byibuze niko mba mfite abanyegereye hafi, nk'uyo naribwa mba numva nyine twagumana tukaganira, ariko buryo iyo umuntu ari iyo ndibwa nta muntu twegeranye, noneho mba numva birushaho kumbabaza cyane, ariko iyo ndi kumwe n'umuntu biramfasha. Byibuze kumwe n'aba petit sœur bakuri hafi, batangiye kuremererwa tubeshyere. Ntabwo byoroshye umurwayi kumuganiriza no kugira nabyo ni by'ingenzi. Niko nyine ubwo bandiwemo bakaba kajemo ni kabura. Okay, nuko bimeze rero. Ni Annette twasuye ku bitaro bikuru bya Nyagatare, kugira ngo uburwayi bwe abenshi mwamaze kubusobanukirwa. Ni cancer yafashe umuhogo ndetse itangira no gufata ibihaha mu buryo bukomeye, binakomeye cyane kuba mu Rwanda twagira ubushobozi bwo kuba twakemura icyo kibazo. Mu by'ukuri Annette ni umukobwa wacu, ni umukobwa w'igihugu, usibye kuba ari uw'ababyeyi ariko ni uw'igihugu, ni uw'abanyarwanda. Nzi neza ko ari benshi byakunze ko bagira ubuvuzi. Aka kanya ijwi ryanjye rishobora kutagera kuri bose bagufasha, ariko ukagera kuwaguhereza undi wagufasha. So nicyo cyiza cyo kugira networking. Aka kanya rero turifuza ko habaho uburyo bwo kuba twafasha Annette mu bushobozi dufite, kandi abenshi ubwinshi bw'abantu burakora, tukaba twareba ko yabona ubuvuzi ubwo ari bwo bwose bushoboka kugira ngo Annette twongere tumubone ameze neza. None aka kanya abaganga nta kizere bajya baguha cyuko wenda ushobora kuba wasubira mu rugo ukavurirwa mu rugo, wenda iyo miti ikajya ikugeraho, akagira uburyo bwo kukwitaho uri mu rugo? Bo bambwira yuko iyo miti nyine ntago yemerewe gusohoka ibitaro. Gusa amambere nashatse kujya mu rugo ko nari maze umwaka n'amezi 2, nkubwije ukuri namaze icyumweru ngira ngo, noneho baza kuntwara kungarura narembye meze nabi cyane. Ubu bo bambwiye yuko icyo nakora ari ukwigumira mu bitaro kugeza igihe nyine wenda bizakirira cyangwa wenda. Iyo witegereje ifoto yawe kera mbere nawe ukareba n'ubu ngubu amafoto nyamuna bagufata amafoto iyo muri buno buzima urimo, utekereza iki cyane? Birambabaza cyane. Birambabaza cyane kubera niyo ndimo wenda nko kugenda mbonye nk'imbaraga nk'uko ngasohoka ibitaro, cyangwa abantu babarwaje bandi hano ugasanga aravuze ngo yarwaye sida, ubundi akabivuga nabyumva nyine bibabaje. Nakakubwira ngo warwaye sida, mbona benshi nyine bakunda kubivuga, ariko nyine nta kundi nabigenza. Yahumura ibyo ntukabyiteho, wowe icy'ingenzi ni uko ubona ubuzima, ibindi byo by'abantu n'ubundi bavuga yabo, kandi sintekereza ko sida ari ikintu kidasanzwe, abantu benshi barayirwara. Ibyo ntibikakubabaza, ibyo wikomereza ubuzima, usenge cyane, ufite imiti neza, ubundi byose bizagenda neza. Sibyo? Okay,
ndumva amakuru y'ingenzi twagakwiye kuba tukubaza ku burwayi bwawe nayo, ubundi ibindi twatwifuza kuba twakuganiriza ukagira niyo morale, ariko abantu bifuza kuba bagusura hari nimero zawe, abantu bifuza kuba bagufasha, ndetse niba ari uwifuza kuba yadufasha kuorganizinga igikorwa cyo kuba twafasha Annette akavurwa, byose baraza kutwandikira, yaba biciye kuri nimero yawe turaza gushyira hasi kuri kino kiganiro. Mbona rimwe na rimwe ujya ubona n'ubushobozi bwo kuburi nko kuri WhatsApp cyangwa hehe, n'abantu batari mu Rwanda bashobora kubona kuri nimero yawe tugiye kuvuga hasi, tunayipininga cyangwa tuyishyira hasi ku buryo kubona byoroshye. Wahitubwira nimero mbere yuko dusoza ikiganiro? Mfite nomero ebyiri. Iya mbere ni 078 96 54 969. Iya kabiri ni 078 71 88 magana ane tangire twumve. 078 71 88 magana ane 81. Okay. Annette wera mu bitaro, izo nimero iyo ajemo akabaraga yabonye imiti ashobora kuba yakuvugisha rwose, uramutse umuvugishije. Mu rugendo rwawe niba ndushimira rwabo ururwayi urimo? Mu rugendo rwawe ndashimira mama, nkongera namwe ndabashimira kuko mwakoze urugendo rurerure cyane ariko nabashimiye cyane, ariko na mama nkongera nkashimira nyogokuru ubyara mama nyine utuye Uganda, nawe ajya mfasha, ari igihe anyoherereza ku mafaranga nkagira agura imiti. Okay. Nguko uko bimeze. Reka dushimire buri wese ugira uruhare kugira ngo Annette agire uburyo yiyumvamo gakeya ku buzima, kubera ko ari igihe nyine bigera kumva ubuzima buragoye cyane. Abakuba hafi, abakurwaza, ababyeyi, inshuti, abavandimwe, abagusengera, ibitaro biguhostinga muri iyi minsi, bose reka tubashimire kuko bose bagira uruhare runini ku buzima bwawe. Yego, n'abandwaje, n'abakurwaje, abavandimwe bawe babigomye byinshi. Reka rero by'umwihariko dushimire namwe mwadukurikiye muri kino kiganiro, ndetse mufite umutima w'icyo mwagira icyo muhindura cyangwa se mwagira icyo mukora burese ku bushobozi bwe kugira ngo dufashe uno mwana wacu Annette. Nimero zo ni izo ngizo, amazina ye nayo bayumvise. Annette ushoje ikiganiro, ariko wenda wagira ubutumwa uhereza abantu wumva bukuvuye ku mutima muri kano kanya? Ubutumwa numva buvuye ku mutima nuko umuntu waba ufite ikintu yamfasha cyose yamfasha, Imana ikazamuha umugisha, kubera nyine ndababaye pe, ndababaye ku buryo bigeze naho nsigaye ninya no guhamagara mu rugo. Nk'ubu ngubu imiti bambwiye ko mu cyuma amafaranga yashizemo ari ukongeramo, ubwo nyine biransaba guhamagara mu rugo ngo banyoherereza yo gushyiramo. Ubwo nyine nanjye mba nanatinye no kubahamagara ngo mbabwire ngo munyoherereze amafaranga, kandi iyo utishyuye ntabwo bagutera. Birumvikana ababyeyi nako baba batagize. Yego. Ese ana igihe kijya kigera ukumva utakaje icyizere? Ni ukuri. Ukumva utakaje icyizere cy'ubuzima? Hari igihe byambayeho, nari ndyamye nyine ndeba nk'ibintu nkabona isanduka harimo nk'umuntu nyine wapfuye, ndeba amagufwa, ngeze aho ngaho nyine kubera bavuga ngo iyo urose ibintu ngo biraba, ngira ubwoba. Zari saa sita z'ijoro, ndabyuka ndicara nyine ndasenga, maze gusenga nyine numva icyizere kiragiye. Na n'ubu hari igihe nicara nkumva kiragiye pe. Ntibizongere, komera, uzakira. Uzakira, azakira. Ntabwo bikoroheye ariko uzakira. Nzakira nyine, nabo barambwira ngo njye nizera nzakira. Wumva uramutse ukize, niki kintu cya mbere wahita ukora? Ni ukuri kw'Imana nkize,
ikintu cya mbere niyo nanatakira neza nka mfite nk'imbaraga nahita njya mu rusengero. Ntabwo uheruka mu rusengero? Ni ukuri ntabwo ntukaye. Bajya bagufata niba atari kure abantu bakujyane mu rusengero? Ntabwo uzi si impamvu uretse banjyanye n'imiti. Bakakujyana n'imiti? Kubera iyo zigeze isaha zo kwitera mba ndibwa cyane, ntabwo nashobora kujya gusengera iriya. Ni kure. Usanzwe usengera he undi? Ubundi njye nabatijwe mu badive. Ariko nabatijwe mu badive tugiye nabaga Uganda. Noneho ngeze inaha kubera ikanisa y'abadive iri kure mpita njya mu baporoso. Okay. Yes, nguko bimeze. Amashuri harya wigaga ibiki? Nigaga hotellerie. Wigaga hotellerie gahe ku kihe kigo? Nigaga ku kigo cya Kayonza Vocation. Oya, humuro zakira amashuri akomeze, ubuzima bukomeze. Twe turashoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, urugendo rwacu rw'uyu munsi turushoreje aha ngaha. Ubwo uko bizagenda kose Imana idufasha tuzongera tugaruke turebe uko umerewe, ndetse abantu bagumye bagusengere, bakube hafi, bafite umutima w'umuntu, umutima w'ubugwaneza, ndetse ari ibintu tujya tuvuga ngo ni compassion. Ushobora kumva n'ububabare bwa mugenzi wawe ukumva ko nawe ari umuntu nkawe. Abo bantu bose badukurikiye ndabizi ko bahari ari benshi, bashobora kuza gukurikirana no kuba hafi. Ibyo byose turi kubasaba bikaba byabaho. Dushimiye abantu bose badufashije kugira ngo kino kiganiro kigende neza. Kuri kamera turagushimiye Mbaye ndetse na mugenzi wacu undi uri kumwe hariya. Mukomeze mugubwe neza. Rejado tushime. Aneti komeza wihangane, imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe, humura. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, ndetse ushobora no kwinjira mu rubuga rugari rw'abadukurikira rukana subscribe kuri iyo chaîne yacu. Mukomeze mugubwe neza. Murakoze.